muri iki gihe turimo Imana ikeneye umuntu ntabwo ikeneye abantu ikeneye wowe ikeneye uwo mutima wawe ikeneye umutima wanjye ntabwo ikeneye imitima igihumbi muri iki gihe turi kwitana ba mwana ngo ntuze yakoze ibyaha ngo nanjye reka mbikore gusa ko umushumba wanjye unshumbye yiba umushumba wanjye unshumbye ko asambana ni gute ngiye ntasambana ibingororano z'abihanganye zirahari ariko n'ibihano by'abanyabyaha birahari yego nakubwira ngo hunga udapfa iki ni igihe Imana ije guhemba ndetse no guhana nubwo tuvuga ngo Imana iratinze ngo nakijijwe bambwira ngo Imana iraje none ngize imyaka 40 ingahe Imana itaraza ariko nubwo Imana itinze urupfu ntirutinze abapfakazi babaye benshi impfubyi zibaye nyinshi yego kenshi tubwirwa ko Imana ije kudutabara Imana ije kuduhamaza Imana ije kutwambika ariko si iherezo ryacu iherezo ry'ibyo byose turimo duhabwa wari warataye umurongo ndavugana nawe ngo ongera ugarukire Imana iracyafite imbabazi Imana iracyateza amaboko iracyadukeneye umuntu wese wari waracitse intege ndamusengeye hakimara kumva umuburo wawe agapfukamira imbere yawe ndamusengeye izi mbabazi ngo nisimugereho zimbabazi zawe zigere ku babyeyi zimbabazi zawe zigere ku bakobwa izi mbabazi zigere ku basaza izi mbabazi zawe zigere ku basambanyi bahinduke izi mbabazi zawe zigere ku bajura bahinduke izi mbabazi zawe zigere ku bariganya bahinduke izi mbabazi zawe zigere ku babeshya bahinduke izi mbabazi zawe nizitembere ku mpera y'isi izi mbabazi zawe nizigera mu gihugu cy'u Rwanda zibohore ibisaha byitugahitugiraga ku marembo y'abakristo reka bihunge mu izina rya Yesu ukuri Imana ikomeye rambura ikiganza cyawe Kristo rambura ikiganza cyawe wongere ukize ibyaha rambura ikiganza cyawe wongere womora ingoma z'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo urakoze ko hari icyo ukoze urakoze kurokoya abantu bawe urakoze ko hari isaha ukuyemo abantu bari barasayishije urakoze ko wongeye kwegura imitwe y'abari barapfuye mu buryo bw'umwuka urakoze izina ryawe ririhimbazwe none iteka ryose amen twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana mwebwe mwese mudukurikiye ku channel ya Iramiro TV ndetse na Negebu TV turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe aho muherereye hose yaba abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse abari mu bihugu by'ibituranyi ubwo turavuga Burundi Kongo Tanzania Kenya ndetse n'ibindi bihugu duhana imbibi ndetse n'abari hirya no hino ku mugabane wa Amerika ndetse n'Uburayi mwese tubifurije amahoro y'Imana uyu munsi wa none tugarutse imbere yanyu amajwi yacu ari kumvikana mu matwi yanyu ariko kandi kuri kamera zacu murahabona umutumirwa ni Negebu TV n'Ishakiro TV nk'uko nabibabwiye reka dusuhuze mushiki wacu turi kubona kuri kamera zacu uraho neza turakwifuriza amahoro y'Imana ngo abane nawe uri umushyitsi kandi uri n'umusangwa kuri ibi bitangazamakuru byacu kuko atari ubwa mbere uhabonetse nasomye ijambo rirambwira ngo urugo rutakwise umushyitsi ntabwo ruba rugukunze niyo mpamvu tubanje kuvuga ngo uri umushyitsi kandi atari ubwa mbere ugaragaye kuri ibi bitangazamakuru byacu Imana iguha umugisha kuko ugarutse nubwo ugarutse ariko hari abantu bagukurikiye ikiganiro cya mbere batarakibonye bakaba ari ubwa mbere bakubonye wabanza ukabasuhuza ndetse ukabibwira amen amen murakoze yego amazina ni Uwamahoro Yvonne ndi umubyeyi mfite umuryango yego Imana ishimwe amen Yvonne Imana iguha umugisha tukubonye kuri kamera zacu twakira abavugabutumwa abigisha b'ijambo ry'Imana ndetse n'abahanuzi abafite ubutumwa bugiye butandukanye uyu munsi wa none ugaragaye kuri ibi bitangazamakuru ugenzwa n'iki muri ibyo murakoze
uyu munsi wa none ikinzanye kubabwira nzanye ijambo ry'Imana ryo kubwira abantu ngo tuve mu byaha kuko ni ibihe dukwiye gushaka Uwiteka ariko tuvuye mu byaha hari ibintu twitandukanyije nabyo. aha urakoze. Imana iguha umugisha. Bishatse kuvuga ngo ugaragaye imbere ya kamera zacu uri nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yego. Imana iguha umugisha kuko uje mu gihe gikwiriye aho abantu benshi batakibwiriza ijambo ry'Imana ahubwo bari mu nkuru z'impuha n'izindi nkuru zigiye zitandukanye bikurikije ibyo abantu benshi bifuza kumva, ariko wowe uzanywe n'ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ngo uri mu muhamagaro. Tutatinze reka tugusabe usenge Imana, numara gusenga utubwire icyo Imana ishyize ku mutima wawe. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, uri Imana yera, uri ibyiringiro by'abakumenye, uri isoko y'umugisha, amasaha ya Kristo, turi imbere yawe. Turi imbere yawe turavuze ngo habure twebwe haboneke izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imana rubasha, Imana ishobora ibyo abantu bananiwe. Aya masaha dusenze duhamagara imbaraga zayo ngo ziganze mu badukurikiye, imbaraga z'umwijima zihunge. Tugiye kumva ijambo ryawe. Iri jambo ryabayeho tutarabaho, ryavuzwe nawe, ryahumetswe n'akanwa kawe. Turasenze ngo iri jambo ryawe rize mbese rishore imizi. Ijambo ryawe ni ubuzima n'imibereho. Rize ririmbure ibitari bifite umumaro. Rize ryubake ibyo ushaka ko biba mu izina rya Yesu. Amen. Imana nishimwe. Izina ry'Imana ryamamare. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 15 turahera ku murongo wa 5. Haravuze ngo ninde wakugirira imbabazi Yerusalemu we, cyangwa ninde wakuborogera, cyangwa ninde wahindukira ngo agusuhuze. Uwiteka aravuga ati waranyanze, wasubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nicyo cyatumye nkuramburiraho ukuboko nkakurimbura. Ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi, kandi nabagoshoje intara mu marembo y'igihugu. Nabiciye abana, narimbuye ubwoko bwanjye, ntibarakangarukira ngo bave mu nzira mbi zabo. Abapfakazi babo bambereye benshi kuruta umusenyi wo ku nyanja. Na ba nyina w'abasore nabateje umurimbuzi ku manywa y'ihangu, nabatunguje ubwoba n'umubabaro. Uwabyaye barindwi arihebye, ararabiranye. Izuba rye rirenze butarira, yakozwe n'isoni no kumwara. Kandi abasigaye bo muri bo nzabarimbuza inkota imbere y'ababisha babo. Amen. Haleluya. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ninde wakugirira imbabazi Yerusalemu we, cyangwa ninde wahindukirira ngo agusuhuze. Amen. Muri aya masaha iri ni ijambo ryabwirwaga abayuda ngo bari barimo bahanurirwa ibyago. Muri iki gihe turimo, Imana ikeneye umuntu, ntabwo ikeneye abantu. Amen. Ikeneye wowe, ikeneye uwo mutima wawe, ikeneye umutima wanjye, ntabwo ikeneye imitima igihumbi. Muri iki gihe turi kwitana ba mwana ngo ntuze yakoze ibyaha ngo nanjye reka mbikore. Gusa ko umushumba wanjye unshumbye yiba, umushumba wanjye unshumbye ko asambana, ni gute ngiye ntasambana? Tukabwirwa ko ibyaha twababariwe, ibintu byarangiye. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, ibingororano z'abihanganye zirahari, ariko n'ibihano by'abanyabyaha birahari. Wowe udukurikiye aya masaha, ijambo nakubwira ngo hunga udapfa. Amen. Hunga umujinya w'Imana. Ngo abayuda bari barimo bahanurirwa ibyago, Imana nitugirire neza. Ariko nubwo bahanurirwaga ibyago, hari n'ababwirwaga ibisubizo. Yego, hari ababwirwaga ko bagiye gutabarwa.
iki ni igihe imana ije guhemba ndetse no guhana. Nubwo tuvuga ngo imana iratinze, ngo nakijijwe bambwira ngo imana iraje, none ngize imyaka 40 imana itaraza, ariko nubwo imana itinze urupfu ntirutinze. Nibyo. Mu buzima bwa buri munsi turi kugenda tubona impinduka z'ubuzima zirimo zibaho cyane, impanuka nyinshi. Yego, abana bato barimo barapfa, abasore barimo barapfa nk'uko bibaye bitubwiye, abapfakazi babaye benshi, imfubyi zibaye nyinshi. Yego, ese nubwo ibyo bintu biri kuba, iherezo ryacu ni irihe? Yego, kenshi tubwirwa ko imana ije kudutabara, imana ije kuduha amazu, imana ije kutwambika, ariko si iherezo ryacu. Iherezo ry'ibyo byose turimo duhabwa rizarangira gute? Ahangaha nakuramo icyifuzo nawe ukagikuramo ukisuzuma, tuba se niba ibi bizago bigiye kuza ku bantu batamenye imana, abantu bamenye imana ntibafite ubwugamo. Yego, turabisanga he? Turabisanga n'ubundi muri 15 ku murongo wa 19. Haravuze ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivanwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazagarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo nkukize kandi nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Haleluya. Kuri 21 aravuze ngo nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Haleluya. Hakurya kuri 5 kugeza ndumva mu 10 hatubwiye uburyo imana mbese igiye guhana abantu. Yego, uburyo ibyaha bigiye kwitugatugira ku marembo y'abanyabyaha, uburyo ibyago bigiye kwitugatugira ku marembo y'abanyabyaha. Ariko hakurya hatubwiye ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura. Yego, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubikura mu bigayo, nubivana mu bigabo, nzakugira nk'akanwa kanjye. Haleluya. Uyu munsi ijambo nyamukuru rinzanye ni ukukubwira ngo kura ibishimwa mu bigabo. Amen. Ongera wiyuzuze n'Imana. Yego, ongera ugirane ubusabane n'Imana. Subira ku isoko wongera uvoma, ongera usubira ahantu wahuriraga n'Imana. Haleluya. Ongera ugirane ubumwe n'Imana. Ese ko warotagura cyarota? Ese ko wumvaga ijwi uracyaryumva? Ese ko wagiraga umutima ukubwira ngo iki kirekura cyawumva? Haleluya. Ese ko wajyaga wumva hari ibintu utakora uyu munsi ukaba warabiziruye, urumva utaratandukanye n'Imana? Ariko ijambo ravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura, nzongera nkuhindure nk'akanwa kanjye. Wewe wari warataye umurongo, ndavugana nawe ngo ongera ugarukire Imana. Imana iracyafite imbabazi, Imana iracyateza amaboko, iracyadukeneye. Yego, tugiye gusenga. Wewe wari waracitse intege, wongera wiyuzuze n'Imana. Njya nkunda kuvuga ngo mu bigeragezo habamo ibigeragezo bitatu: icyo umuntu yizaniye, n'icya Satani, n'icyazanywe n'Imana. Ariko niba uhagaze mu kigeragezo wizaniye, ongera ugirane ubushuti n'Imana, ongera upfukame kwihendahenda Imana. Imana yacu yemera guhendahenda. Haleluya. Twigeze duhendahenda abantu baratwihorera, ariko Imana yacu yihendahenda irakumva. Erasine monestase shiwiri bini fonestay. Hendahenda Imana, wongera uyishakeho ubushuti. Ongera ubwira Imana ngo najyaga njya gusenga ariko sinyisenga, najyaga numva ijwi ryawe, najyaga nsabira abantu umugisha ariko sinkiwabasabira, najyaga nsengera abantu bagakira ariko sinkibasengera. Dusubire ku isoko mu izina rya Yesu, twongere tuhendahenda Imana. Tugiye gusengana n'umuntu wumva ari waracitse intege, n'umuntu umvaga yarasubiye inyuma, umuntu utari ucyumva ijwi ry'Imana, uwo niwe tugiye gusengana. Umuntu wari warasubiye inyuma, utari ukigirana ubushuti n'Imana, tugiye gusenga. Yesu aracyateza ibiganza, Yesu aracyagushaka. Uri umuntu w'umumaro imbere y'Imana, uri umuntu w'agaciro, wikisuzugura, wisubira inyuma, witerwa ngo nawe witere. Tugiye gusenga. Hunga umujinya wa Satani, hunga umujinya w'Imana. Satani dore ari bugufi bwawe. Uri Imana nziza. Haleluya. Uri Imana ikomeye. Mana ishimwe. Ndasengana n'umuntu wese wari warasubiye inyuma, umuntu wese wari waracitse intege, ndamusengeye. Hakimara kumva umuburo wawe, agapfukamira imbere yawe,
ndamusengeye izi mbabazi ngo nizimugereho, izi mbabazi zawe zigere ku babyeyi, izi mbabazi zawe zigere ku bakobwa, izi mbabazi zigere ku basaza, Stephanestance, izi mbabazi zawe zigere ku basambanyi bahinduke, izi mbabazi zawe zigere ku bajura bahinduke, izi mbabazi zawe zigere ku bariganya bahinduke, izi mbabazi zawe zigere ku babeshya bahinduke, Stephanestance, izi mbabazi zawe nizitembere ku mpera y'isi, izi mbabazi zawe nizigere mu gihugu cy'u Rwanda zibohore ibyaha byitugatugira ku marembo y'abakristo, reka bihunge mu izina rya Yesu. Ukuri Imana ikomeye, rambura ikiganza cyawe Kristo, rambura ikiganza cyawe wongere ukize ibi byaha, rambura ikiganza cyawe wongere womora izi ngoma z'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko hari icyo ukoze, urakoze ko urokoye abantu bawe, urakoze ko hari isaha ukuyemo abantu bawe bari barasayishije, urakoze ko wongeye kwegura imitwe y'abari barapfuye mu buryo bw'umwuka. Urakoze izina ryawe ririhimbazwe none iteka ryose. Amen. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Utubwiye ijambo rihembura imitima ya benshi ku mpande zigiye zitandukanye, abari barasubiye inyuma, abari barabivuyemo burundu ndetse n'abari bagikomeje urugendo. Ndatekereza umuntu wese amaze kwiyumva ku murongo yari aherereyeho, turagira ngo twinginge umuntu wese wari udukurikiye, ubwo yumvise ijwi ry'Imana ntiyinangire umutima, yego ntiyinangire umutima, ahubwo akore icyo Imana ivuganye nawe nonaha. Ushobora kuba warumvise abavugabutumwa benshi bagiye batandukanye, ukaba warumvise ubuhanuzi bwinshi bugiye butandukanye, n'impuguro warazumvishe benshi baguhugura, ariko uyu munsi wa none ntubifate nk'akamenyero. Mana ishimwe, wumve ko ari Imana yari igambiriye kandi isohoje umugambi wayo ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none wongere wisuzume, numara kwisuzuma fata icyemezo mu buzima mu izina rya Yesu, kandi Imana iragushyigikira. Reka tugusabe n'ubundi usenga Imana, twegereza ku musozo tubwira abari badukurikiye ko iki atari ikiganiro cya nyuma, ahubwo dukomeje. Bakore subscribe, bakore share ndetse na like, bandike muri comment ibyo bifuza ko tubagezaho, natwe dukomeze gusenga Imana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka mu izina rya Yesu. Senga dusoza ikiganiro. Uri Imana ikomeye, Haleluya. Ntitwabura kugushima, ntitwabura kukuvuga kuko hari ibyo ukoze, ntitwabura kukubwira yuko izina ryawe rikomeje kwamamara muri twebwe. Tugushimiye abantu bawe urohoye bari bararohamye, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye yuko hari ibyo uremye hagati muri twebwe, Rastifone tando yasireje zimora, izina ryawe niryamamare Kristo. Turasenze kugira ngo uyu muntu wese ufashe umwanzuro wo kuva mu byaha n'ibisa nabyo, tumusabe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusabye imbaraga katika jina la Yesu, dusabye izindi mbaraga mu bantu bawe. Reka abantu bongere begura intwaro, reka abantu bongere bakomeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi urabikoze, kandi urabikoze, kandi urabikoze, urakoze ari mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom.